Amwiriwe mukozi w'Imana Bishop. Yesu ashimwe cyane. Amakuru. Neza. Ni wowe ufotora? Yes, ni je Bishop. Wanyereka ibikoresho byawe ko bimeze neza? Bishop, ufite ibikoresho byiza, ufite amashusho meza. Kabisa ako kazi n'ukama ndakusezeranya ko nzaga producer neza. Gose iyi kamera niyo shaki yajya yirukana abazimu. Iyi ngiyi bayita 5D Mark 3. Ngo 5D Mark 3. Kanye nizi bya Bibiliya ntage by'amakamera nabyize. Ariko iyi kamera ndagira ngo uyikoreshe mu buryo bw'abanyamwuka. Yego. Urabona ko sigaye nkorana n'imbaraga zidasanzwe. Yego. Mangira ngo nisengera umuntu uvuga ngo umuriro cyangwa fire akitura hasi. Ujye umukamera neza n'atana urufuzi na rw'urukamera. Ndetse najya nagwa buhoro ujya wongeramo montage. Ugaragare ko yitimbuye hasi cyane. Ubicisha kuri cyane shaka abantu babona yuko ngewe ndi gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Ese Bishop, mu gihe tuzaba dufite umushyitsi umuyobozi ukamusengera akagwa koko ibyo bintu nkabishyira kuri channel yanjye ya YouTube. Ubwo kuko ntago bizatuma binkoraho. Bigira gute? Bizankoraho pe. Ahubwo ni wemba nyeneye kugira ngo umukamere cyane kugira ngo babone yuko sengera n'abakomeye ataraboroheje gusa. Ibintu byanjye bakabiha imbaraga. Bishop, wansezeranye iki ibyo bintu rwose ko nta ngaruka byankora byangiraho. Ubusa n'ubundi ntabwo uri mu ngaruka. Ubu nuri mu ngaruka z'icyaza Adamu na Eva utateje. None ugiye mu ngaruka witereje urumva wabuhomba. Waba urwana urugambuzi. Bishop, ibyo bintu biragoye rwose. Ibyo bintu ngende ndumva bingoye. Diakoni ngwino hano. Je ntabwo nageze mbabwira ko nyene umujyana amanyene mu kamera. Sorera imboba. Ibyo bintu rwose biragoye. Soya taka. Nyene umujyana amanjewe. Ye Bishop gafaranga nyene umujyana. Cyangwa nyene umuntu ukora ibyo mubwiye. Ubuse muko cyaki ko kiri kubona giye kabisa nago nani nzikari kuri ya muntu. Je nagutumye umuntu ukamera ntabwo nagutumye umujyana. Kuri ya muntu ateye. Aho mwaje mwanza kanase. Arancitse mbamu. Sabuje nawe utasenga ni wakoresha ubwenge. Mbamu kosoreye. Imbere nawe.